turabasuje bene data mudukurikiye kuri chaîne ukuri kw'ijambo dusoma twishimiye kubana namwe. Imana ibaho umugisha kudukurikira. Reka tubanze dusenge kugira ngo twumve amagambo y'uyu munsi Imana yatugeneye. Mana turagushimiye kuko uri Uwiteka, uri umwami rubashugira neza, urakomeye, uri gitangaza. Tugushimiye ko wemeye ko tubaho no kugeza uyu munsi, kandi tugusabye mwami kugira ngo uduhishurire unasobanurira abantu kuri cyane cyane ku ijambo dusoma kugira ngo amenye ibyo ari byo, amenye inzira bagomba gucamo, kandi ibigoye biri imbere n'ibiteye ubwoba tubashe kubicamo, kandi ukiza abarwayi, ugirira abantu neza, uruhura abarushye, urenganura abarengana, wiyibahishe muri byose, ukiza abari mu ntambara zitandukanye, kandi uw'umurengezi n'umutabazi, icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Bakunzi bacu, bakunzi mukunda kudukurikira kuri chaîne, twishimiye kubana namwe kuri uyu munsi. Dushimiye kandi abantu barangije gukanda subscribe kugira ngo ubutumwa dutambutsa bugere ku bantu benshi. Ni nayo nkunga yawe kugira ngo ubwami bw'Imana bwamamare, kandi ni iby'umumaro n'iby'agaciro. Niba utarabikora ubikore kugira ngo dufatikanye kwamamaza iyi nkuru nziza. Niho honyine rero uzasanga amagambo avuga ukuri, kandi niho honyine uzasanga hasobanura ibyanditswe byera, kandi ni chaîne itandukanye n'izindi kuko ari chaîne yashyizweho kubw'umugambi w'Imana, bitari kureba inyungu z'umuntu ku giti cye, ahubwo ireberera abantu kugira ngo babone ubugingo. Iri gukura abantu mu nzira ngari ijyana abantu kurimbuka, ikabereka inzira ifunganye, nubwo kuyicamo bigoye, ariko niyo nzira yonyine izatugeza mu bugingo. Yesu yaravuze ngo ni inzira n'ukuri n'ubugingo, nawe ujya kwa data ntamujyanye. Turimo turababwira rero ko Yesu ariwe twaje kubabwira n'uyu munsi. Uyu munsi tugarutse rero mu butumwa bwiza buvuga ngo impamba y'urugendo mu butayu. Naritegereje mbona muri no minsi turi mu butayu, ufite ubutayu urimo, ubutayu bw'amadeni, ubutayu bw'indwara zikomeye, ubutayu bw'intambara z'urudaca zitandukanye, ubutayu bw'ibibazo bitandukanye. Aho rero ukeneye impamba y'urugendo kugira ngo ubashe kuva mu butayu, kandi turi buze kurebera hamwe uburyo umuntu abasha kwirinda mu butayu n'impamba ikenewe mu butayu. Turi buze rero kureba kandi n'amakuru ku buhanuzi ku ntambara ya Isiraheli n'ura mu mutwe wa Hamas. Imana ishimwe kandi Imana yahabwa icyubahiro. Hanyuma rero turatangira ku mpamba y'urugendo, ariko ntabwo twavuga impamba y'urugendo tutabasomeye umuntu wa mbere watanze impamba y'urugendo amaze kubihishurirwa. Turasoma ku itangiriro igice cya 21 umurongo wa 14 tugeze ku wa 16, dusimbuke dusome n'umurongo wa 19. Aravuga ngo Aburahamu azinduka kare, yenda umutsima n'imvumba y'uruhu irimo amazi, abiha Hagari, abishyira ku rutugu rwe, amuha n'uwo mwana aramusenda. Avayo azerera mu butayu bw'i Berisheba. Yamvumba ishiramo amazi, arambika umwana hasi munsi y'igihuru cyaho. Aragenda yicara amwerekeye, amuhaye intera nk'aho umuntu yarasa umwambi, kuko yibwiraga ati ne kureba umwana wanjye apfa. Yicara amwerekeye, atera hejuru ararira. Umurongo wa 19. Imana imuhumura amaso, abona iriba, aragenda avoma amazi yuzuye yamvumba, ayaramiza umuhungu we. Nuko Imana ibana n'uwo muhungu, arakura, atura mu butayu, aba umurashi, aba mu butayu bw'Iparani. Nyina amusabira umunyegiputakazi. Imana yacu ishimwe kandi ihabwa icyubahiro ko tumenye aya makuru, impamvu Aburahamu yatekereje guha umwana we n'umugore we mu gihe Imana yari imaze kumubwira ngo senda umwana n'incoreke, kuko atari uzaragwa, hazaragwa umwana w'umugeni. Yubahiriza ayo makuru, ariko aza gutekereza ko ubutayu bagiye kujyamo bazahura n'ibibazo. Atekereza ko ikintu gikeneye mu butayu ari umutsima, ari n'amazi. Muri no minsi natwe turi mu butayu, cyangwa nawe uri mu butayu, isi iri mu butayu, Afurika iri mu butayu, ariko igikenewe ni umutsima n'amazi. Turi buze gusobanura kandi umutsima n'amazi icyo isezerano rishya ribihuza nacyo. Bibiliya ivuga ko umutsima ari ijambo ry'Imana, hanyuma igasobanura ko amazi ari umwuka wera
umuririmbyi umwe yaravuze ngo mujye umutima utera imbaraga munywe n'amazi y'ubugingo, ngo inzira iruhije mwitange mutazanirwa mukigenda. Hanyuma kubera inzira iruhije dukeneye kujya umutima utera imbaraga, ni ukumva aya magambo y'Imana ndetse no kunywa amazi y'ubugingo. Hanyuma rero umwuka wera asobanura mu ibice bitatu. Mu isezerano rya kera bajyaga bakoresha amazi mu gusobanura umwuka wera, cyangwa bagakoresha umuriro, cyangwa bagakoresha amavuta. Ibi byose rero ni ibintu bisobanura umwuka wera. Aburahamu rero kuba yatekereje ko umugore we agomba gutwara amazi mu mvumba akabasha ubutayu, nuko mu butayu hatagira amazi. Mu butayu nta mazi ahaba, mu butayu nta giti kihamera, nta n'icyatsi kihamera. Mu butayu ni mu buzima bugoye. Mu buzima bwo muri no minsi rero butugoye, natwe dukeneye amazi, arizo mbaraga za mwuka wera akadutera imbaraga. Dukeneye ijambo ry'Imana ryo kuduhumuriza, ntitwite ku biteye ubwoba turi kumva, ahubwo tumenye icyo Imana yacu ishaka. Hari impamvu turi kubabwira icyo Imana ishaka n'umugambi wayo kuduha amazi no kudusezeranya umwuka wera. N'impamvu Aburahamu yahaye umugore n'umwana amazi, nubwo bageze mu butayu, ntekereza ko bashobora kuba bataramenya agaciro k'amazi, bakayasesagura cyangwa bakayangiza akabashiriraho. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo umubyeyi amaze kubona ko amazi ashize mu mvumba atekereza ko umwana apfuye. Iyo amazi agushiriyeho ubuzima burahagarara, iyo amazi agushiriyeho wapfa. Tuzabona cyane abahanuzi bo muri no minsi, cyangwa ababwiriza butumwa, cyangwa abashumba batakigira amazi mu mvumba. Aha niho bigisha iby'amarangamutima yabo, aha niho bigisha bakurikije iby'amarari yabo, batuburira abantu. Uguhamagaye cyangwa uhamagaye ngo agusengere akaguca amafaranga, ugasanga abantu benshi barimo barafungwa kubera itekamutwe bagiye bakorera ku matelefoni, bitwaje ijambo ry'Imana, bitwaje umwuka wera, bitwaje ibyanditswe, n'amazi aba arabashiriyemo. Uzabona abantu benshi bajya gusenga mu buvumo, ugasanga ngo arasengera umuntu ngo adafungwa, ariko sinibaza impamvu umuntu yakora icyaha cyangwa akora amakosa akica amategeko ntafungwe. Mbona rero ukwibeshya cyane ni ukuba washiriweho n'amazi ugahanura umuntu ngo ntago azafungwa. Kenshi na kenshi mbona abantu bari kubikora ni abantu amazi yabashiriyeho, ni abantu bari gukoresha amarangamutima yabo. Ariko twe nitumenya ko amazi yadushiriyeho, tuzabwira Imana ngo duhishurire muri ubu butayu twongere kubona amazi. Hanyuma rero uyu mwana Imana yamugiriye neza, yongera kubona amazi, kandi ntekereza ko Aburahamu ataramuciye cyangwa amujugunye, kuko marayika yasanze mama aramubwira ati mubyeyi wihangayika wirira, numvise gutaka k'umwana, none genda nta kintu azaba. Yungu imuhishurira iriba mu butayu, abona aragenda avoma amazi yuzuza imvumba. Ku murongo wa 19 niko atubwiye. Imana iduhishurire uburyo twabona amazi, Imana iduhishurire uburyo twabona iriba muri ubutayu, mu buzima bugoye, twongere tubeho. Ubwo wari upfuye wongere uzuke, ubwo wari urwaye haboneke gukira, ubwo abantu bari bategereje ko ubukene cyangwa umwenda wa banki uguhitana bagateza icyamunara byawe, harageze ngo Imana iguhishurira amazi, iguhishurira uburyo bwo kuba muri ubutayu, iguhishurira uburyo bwo kuba muri ubuzima. Ubwo intambara zikomeye haba muri Kongo ndetse haba no muri Israel, Imana iguhishurira uburyo wazaba muri biriya bintu kandi ukabicika. Imana itugire neza kandi Imana yacabwe icyubahiro. Hanyuma umumaro w'amazi, amazi amara inyota. Naratabwira abantu gutandukanya inyota n'icyaka. Hari inyota aya mazi Yesu aduha, uyu mwuka wera utumarira, utumara inyota yo gutsinda uburiganya, tugatsinda intonganya, inyota yo kudakunda imitungo, inyota yo kudakunda abagore cyangwa inzoga n'ibindi, inyota yo kudakunda amafaranga. Iyo unyweye amazi, Yesu ajya kuvuga iby'aya mazi akayasobanura. Iyo usomye mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 4 murongo wa 14 yaravuga ngo uzanywa amazi nzamuha ntazongera kugira inyota ukundi. Dukeneye rero kunywa amazi Yesu aduha, akayadupfunyikira muri ubutayu, tukagendana mu mvumba yacu, aya mazi ntadushirireho. Kandi waramukubonye imvumba imaze gushiramo amazi kubera ko wayataguje cyangwa yafashe nabi, ugasaba Imana ikaguhishurira iriba mu butayu kongera ukabona amazi. Imana yacu turengere kandi Imana yacu tugire neza. Abakristo muri no minsi rero usanga batagifite amazi, kandi ntibazi n'uburyo bashobora kongera kubona iriba ryo kongera kuvomaho ngo bongere kubaho. Uburyo nta bundi ni uguca bugufi, ni ukwiherera, ni ukubana n'Imana. Hanyuma Imana ni ugutakamba, ni ukurira, ni ukuganya, kugira ngo Imana yumve gutaka kwawe, guha amazi mu butayu. Imana yacu turengere. Iyo ubonye ikintu kirimo amazi, urugero nka kino giparasitike dushyiramo amazi cya Jibu,
iyo cyashizemo amazi kirabomborekana. Abantu rero batakigira amazi muri bo usanga babomborekana, ari abanyamagambo, ari abanyamatiku, ari abanyamazimwe, bari mu nkiko baregana ngo ndi umupasitori, ngo baranyirukanye nta mpamvu. Ugasanga umuntu kubera ko nta mazi afite, arumva apfuye, arumva arangiye, ariko ntamenye ko amazi yamushiranye ngo yongere ashake ukuri. Ariko jambo ry'Imana yongera ashaka uyu mutsima ari utera imbaraga, ariyo magambo y'Imana amuhumuriza yumve ko abayeho. Abakristo rero bari kubomborekana muri no minsi. Ikindi namaze kubona nuko abantu bizeye Kristo barangije bifatanya n'ibyisi, umwuka wera bavaho, barivanga, bariyoberanya, bifatanya n'amadini, binjira muri politiki, imbaraga zibashiramo z'Imana, basigaye bameze nk'abantu bashizemo ikinya. Iyo umuntu yashizemo ikinya, umubiri uramubabaza. Harageze rero ngo tumenye ko umwuka wera ari ikinya twahawe kugira ngo kidufashe mu bubabare, kidufashe mu butayu, bidufashe mu buzima tubayemo no mu buzima bugoye. Hanyuma tugeze ku kindi kintu kivuga iby'ubuhanuzi, ku buhanuzi bwa Isiraheli muri no minsi, ahari intambara zikomeye, ahari ibintu bigoye bihangayikisha abakristo, bamwe bakanabihuza nuko Yesu agiye kugaruka. Ariko Yesu yaravuze ngo ibyo ntago ntibizabura kubaho, intambara zizarinda zigera kugeza ku munsi wa nyuma. Ariko dushatse gusobanura kuri ziriya ntambara za Isiraheli na Palestina, cyane muri uriya mutwe wa Hamas, kari agace ka Hamas, ikibitera biriya ni ibyahanuwe biri gusohora. Turi kubwira abantu ngo nibasome ibyanditswe byera neza, bamenye icyavuzwe, kugira ngo tudahuragura amagambo cyangwa tukavuga ibintu bidakwiye, ahubwo ari umugambi w'Imana. Ahubwo ndakangurira abantu gusoma ibyanditswe byera kugira ngo bamenye buri kantu kose, ijambo kurindi, kuko biri gusohora cyane. Isi igiye gushira, ibimenyetso bigaragaza gushira kwayo byarasohoye. Hanyuma iyo usomye muri Zefaniya igice cya 2 umurongo wa 4 kugeza ku wa 7, havuga ibya ziriya ntambara za Isiraheli n'abatuye i Gaza. Haravuga ngo i Gaza hazarekwa, Ashkeloni hazaba umusaka, ubwoko bw'abakereti buzagusha ishyano, ijambo ry'Uwiteka rizaba, cyangwa ukuboko k'Uwiteka kuzaba ku Banyakanani. Nanabwira abantu ko Isiraheli itari Isiraheli yari Kanani, ni igihugu cy'isezerano. Kandi hakavuga ngo igihugu cy'Abafilisitiya nzakirimbura, n'Uwiteka bivugaga. Abafilisitiya ni hariya Delila avuka, na hariya Samusoni yarari, ndetse ni hariya ura mu Filisitiya Goliyati wari warajengereje ubwoko bw'Imana avuka. Ni abantu rero bakoze ibizira byangwa n'Uwiteka. Imana isezerana ko iki gihugu izakirimbura. Ivuga ndetse ko inkombe zaho zizaba ibikingi abayuda baragiramo. Ni isezerano ry'abana ba Yuda bakomoka kuri Yuda, byanze bikunze bigomba gusohora. Kandi Abisiraheli bagomba gutaha bakajya mu gihugu cyabo, kuko birivuga ko Yesu atazagaruka batari bava mu bihugu by'ubuhungiro barimo. Byaranatangiye, nigeze mbona aka video kagaragaza Abisiraheli barimo gukangurirwa no kwikangurira kujya mu ntambara gutabara igihugu cy'iwabo. Bivuze ko rero ibimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu birimo biragenda bisohora. Twagombye kugira ubwenge. Imana yacu turengere, kandi Imana yacu tugire neza. Twari turi imbere yanyu turi kubabwira ibyo amazi n'imvumba. Nshuti mwene data, turagukangura ko imvumba yawe ubonye ishizemo amazi, washaka amazi agutunga muri no minsi ikomeye, muri bino bigoye, mu burwayi ufite, mu bukene ufite. Ahangaha ni Imana izagusanga ikakurengera. Ariko ni wowe wenyine uzamenya ko amazi yashize, hanyuma ugasaba amazi. Hanyuma umuririmbyi yaravuze ngo muze mwenyine twihererane, munsanga ahantu hatari abantu, dore imiruhira barembeje n'urusaku rurabaruhije. Mu gihe urusaku rukuruhije, mu gihe amazi agushiranye, shaka amazi. Imana yacu tugire neza. Mana turagushimye kuko uri Uwiteka, niwe wenyine dukangurira gushaka amazi, niwe wenyine adupfunyikiye ukuri, uduha ijambo ryawe, uduha n'umwuka wera, ari wo mutsima utera imbaraga n'amazi y'ubugingo amara inyota. Tugushimiye ko uhamagaye abantu muri no minsi ubakangurira kuzuza imvumba zaba amazi, kugira ngo bageze mu bigoye, bageze mu butayu, bahabonera ubuzima, bahabonera imibereho. Bari mu ntambara no mu ndwara zikomeye no mu biteye ubwoba, babeho kubw'uko wabivuze.
icyubahiro n'ikibi cyawe, kandi umugisha nume ku bantu bawe. Abateze amatwi n'abazumbaye amagambo bose nibabaturwe, kandi bamenye ukuri kubabature, bashaka amazi, bashaka ubuzima, bashaka ijambo, kandi buzure umwuka wera, kuko nibyo dukeneye kugira ngo tubashishwe gutsinda imyambi yose y'umwanzi. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu, amen.